haleluya haleluya. Ariko nsigaye numva navuga gukomera kw'Imana, nkumva navuga ineza y'Imana, nkumva navuga ukuntu igira ubuntu butangaje, nkumva navuga ukuntu nawe uyicira inzira ifite inzira zirenze ibihumbi, nkumva navuga ukuntu ibyo wibwira bitandukanye n'ibyo yibwira. Haleluya. Imigambi yayo ni myiza iteka ryose kuri twe. Yohana 15. Yohana, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ibice 15, magambo meza tugiye kwiga. Abatarabonetse icyumweru gishize twari mu bihe byiza byo gusenga, twamaze iminsi 5 kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, twagize ibihe byiza. Turi kuri teme ivuga ku bubyutse. Haleluya haleluya. Ububyutse twarabisobanuriwe bihagije, amen. Twumvisha amagambo atandukanye. Ububyutse, abahabonetse abatarabonetse, mu ijambo ritari rirerire cyane. Ububyutse twasanze ari guhembuka, twasanze ari kubaho kw'Imana muri twebwe, amen. Rero iyo minsi yose itambutse turi ku ijambo ry'ububyutse ku itorero, uyu munsi amagambo numvishe anjemo, navuze nibyo twiza amagambo meza rwose. Ububyutse ku itorero, guhembuka ku itorero, kubaho kw'Imana mu buzima bw'abizera. Noneho numva muri nge hajemo ijambo rivuga ngo mbese ubwo bubyutse, uko kubaho kw'Imana twabasha kugusigasira gute? Kuko gusa ntabwo banga ububyutse ntabwo ari ukuza ngo turirimba aha tubyine, oya. Ahubwo ububyutse, uko kubaho kw'Imana mu buzima bwacu. Ni gute nagumana kubaho kw'Imana mu buzima bwanjye, umuhanuzi akagumana kubaho kw'Imana mu mpano Imana yamuhaye, umukristo akagira kubaho kw'Imana mu bukristo bwe? Ni gute twabasha kuburinda? Yohana ibice 15, kadusoma ijambo ry'Imana duhereye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri nge, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye umuzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ni nge muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Imana ibaha umugisha. Iri ni ryo jambo tugiye kubamo. Twarakomeza tugasoma tukageza no kuri 17, ariko reka duhinira aha kubw'amasaha kugira ngo tuyakoreshe neza. Yesu ngabwira abigishwa be, ya ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa be ari kumwe nabo, hari mu minsi ya nyuma agiye gutandukanwa nabo. Arabwira ati ni njyewe muzabibu, namwe muri amashami. Haleluya. Arabwira ngo ishami ryose ritari ku giti, iryo shami rijya ryuma, kandi iryo shami igikurikiraho rijugunywa mu muriro. Kuko ishami ryumye nta kindi riba rikimaze, rirajugunywa. Yesu ababwira amagambo akomeye, arabwira ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Haleluya. Nimuguma muri nge,
nyuma yuko tuvuye mu cyumweru cy'ububyutse ku itorero, aho twabonye ijambo ryatubwiraga ngo mubyuke murye, Imana ibwira Eliya byuka urye kandi unywe kuko urugendo rukirerure kandi rukomeje, natwe ntabwo turagera aho dusiganirwa, turacyari mu irushanwa kandi turaharanira kuzasingira icyo Kristo yadufatiye. Ese ubu bubyutse twagumya kubugumana gute? Haleluya. Kuko ntabwo iminsi 5 umushumba mukuru yayimaze ari ugukunda kuvuga kugira ngo akunde kuvuga gusa, yayimaze asoza icyo Imana yamutumye, Imana ifite umugambi wo kugira ngo tubashe kuguma muri yo. Haleluya. Imana igireba aho tutareba, Imana ijya imenya ibyo abantu batamenya. Dushobora kuba turebana gutya twese tukabona turi abakristo beza, ariko yakwitegereza igasanga bamwe bararyamye barasinziriye, babaye nk'abashoje urugendo kandi tukiri mu rugendo. Ariyo mpamvu Imana yamanuye ijambo. Haleluya, haleluya. Ntabwo Imana yazanye ngo ububyutse ari ijambo ridafite umumaro. Ahatari ububyutse haba hari ibindi. Umuntu akora ibyo ashatse atari ububyutse, umuntu avuga ibyo ashatse atari ububyutse. Atari ububyutse umuntu akora ibyo yishakiye cyane, buri wese arabyuka kumva afite kuvuga ibyo ashaka. bisobanura ngo ahatari umwuka wera abantu baba ibyigenge. Amena. Imana itwitegereje kuri wa mugambi wayo mwiza idufitiye, kuko icyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kwari ukugira ngo tubone ubugingo kandi bwinshi. Haleluya. Ntabwo Imana yemeye gutanga umwana wayo ngo aze muri iyi si ajye ku musaraba w'isoni, atukwe asuzugurwe, ngo nibirangira birangirira aho ngaho. Kwari kugira ngo njyewe nawe, haleluya, tubone ubugingo. Iyo niyo ntego yatumye Yesu yiyambura icyubahiro, agasiga byose, akavuga ngo ndagiye Data, ngiye gucungura umuntu. Ngubwo igitabo cyari kibuze ukibumbura mu Byahishuwe ibice 5, ngo Yohana ararira, ngo akirira, ngo yumva ijwi rivuga ngo wirira Yohana wirira, intare yo mu muryango wa Yuda iraserutse kugira ngo ibumbure icyo gitabo. Uwo ni Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana. Haleluya. Rero ntabwo intare yo mu muryango wa Yuda ari we Kristo witanze ku bwacu, yaje muri iyi si akemera kwambara kamero k'umwana w'umuntu, akishushanya natwe kugira ngo ibyo akora tubashe kubyakira. Kuko iyo aza nk'Imana ntabwo byari gukunda, iyo amanuka nk'Imana ntabwo byari gukunda, twari gushira. Ariko kuko yari afite umugambi wo kuducungura, ngo yiyambura kamero k'ubumana, araza yambara kamero k'umwana w'umuntu. Utekereza ko se hari inyungu Yesu afite yo kugutakaza? Utekereza ko Imana ifite umugambi wo kugira uitakaza? Imana iradukunda. Yadutanzeho kwa gatanu nibwo nabivuze ngo Imana yadutanzeho ikiguzi gikomeye, ntabwo yakwemera kuduhomba. Amena. Byukurye, urugendo ruracyakomeza kandi unywe. Haleluya. Ntabwo tubyuka ngo tunywe zaje n'ibindi cyangwa turye. Ni ijambo ry'Imana rikwiye kumanuka rikagwira muri twe. Haleluya. Iri jambo iyo rigumye muri twe tubasha gukora iby'Imana ishaka. Iri jambo rigumye muri twe tubasha kwera imbuto zikwiriye. Amena. Rero ububyutse tubwize bukarangira gutya, mujye mureka nituba tuvuye mu masengesho dusigasire ibyo twakiriye muri ayo masengesho, twe kumera nk'ababitakaje tuvuge ngo icyo gihe kiratambutse twinjiye mu kindi. Oya. Ububyutse ni ikintu gikomeye. Ububyutse ntabwo ari ubw'iminsi 5. Ububyutse dukwiye kuba abantu bafite kubaho kw'Imana mu buzima bwacu iminsi yose tukiriho. Amen. Kandi inyigisho zose zikwiriye gushyirwa mu bikorwa
ufite icyo wumvise, ufite icyo numvise, kuko Imana yari ifite ikiri kutubwira, yari ifite icyo idushakaho. Hari icyo yari yabonye, iravuga ngo ntabwo bikwiriye ko aba bantu bakomeza kuba mu mihango, tukaba mu mihango y'idini. Gusa ku cyumweru nzaseruka rwose ngaragare yuko nanjye, ariko Imana ireba ibirenze ibyo ngibyo. Imana guhera kwa mbere iratuzi, tutari mu rusengero Imana iratuzi, uri kumwe n'inshuti zawe, uri mu kazi kawe, uri mu rugo iwawe, uri iwanyu, Imana iratuzi. Amen. Abana barimbye ngo Imana irareba, irareba koko, ntabwo yerekwa, Imana irareba. Imaze rero kutwitegereza, iratwitegereza, isanga ikintu kidukwiriye. Ntabwo izana icyumweru cyo kugira ngo imigisha yacu yafunze ifungurwe. Wita abantu ikintu bakeneye muri iki gihe, bakeneye kubyuka, bakeneye gukanguka, bakeneye kuva mu bitotsi, bakava mu mwijima. Haleluya. Ntabwo umuntu abyuka atasinziriye. Haleluya. Iyo umuntu abyutse atasinzira byita ngo nari nirambitse, siko tuvuga. kandi basinzira igihe kitari cyo gusinzira. Urugendo ruracyakomeje, ntabwo turagera aho dusinzirira. Iyi nzira iracyari ndende, kandi umwanzi wacu nawe aracyari maso. Niyo mpamvu tudakwiye natwe gusinzira. Nta musirikare uri ku rugamba usinzira. Sinziye umwanzi yamurasa. Haleluya. Bijyane mu mwuka. Nukuri. Rero nyuma y'iyi minsi 5, iri jambo ryo muri Yohana 15 nabwiye ngo kugira ngo dusigasire ubu bubyutse, ari byo twabonye ko ari kubaho kw'Imana muri twe. Amen. Kubaho kw'Imana, buri muntu mu cy'Imana imuhamagarira, buri muntu mu cy'Imana yamuhaye. Amen. Kwa gatanu musiko twabonye hari abakeneye ububyutse kubw'impano bahawe, kuko zasinziriye. Uwahanuraga ntiwamubaza iyo byarengeye, uwerekwaga byararangiye amaso asigaye areba ibirori, uwumvaga ijwi reka asigaye yumvirana. Imana idutabare. Uwarotaga reka nukurota abona inzovu n'intare n'ibiki byose, ubu nibyo asigaye yibonera bimutarukaho. Kubera iki warotaga ukamenya amakuru y'ijuru, ukarota ukamenya ibihe usohoyemo, none ukaba utungurwa amanywa n'ijoro? Kandi ijambo ritubwira ngo nta kintu na kimwe kizaba ku ntore z'Imana Imana itakibwiye intore yayo ibigiye kubaho. Ari nawo umumaro wa Mwuka Wera muri Yohana 16. Haleluya. Bango umumaro wa Mwuka Wera. Haleluya. Haleluya. Umumaro wa Mwuka Wera nuko ajya tumenyesha ibizaba bitaraba. Ariko iyo umuntu atari mu bubyutse yamaze gusinzira, ntamenye ibiba, ntamenye ibizaba, abona ibintu byitura, habura ibintu bubu. Uyu munsi yaguye icyo atari kwikina, none igihe icyo atishyano. Haleluya. Ariyo mpamvu ushaka kubona umuntu ukabona umuntu yabaye nk'umusazi. Reka mbabwire, isi tuzanyura mu ngorane, tuzanyura mu biruhije, ariko kuko tuba dufite amakuru, niyo mpamvu tudasazwa nabyo. Kandi ibintu turi kunyuramo byakabaye biduhindura abasazi, ariko dufite amakuru yatugezeho, ibi turiho bitarabaho. Kabone niyo waba mutabizi, ariko amakuru yatugezeho bitarabaho. Ariyo mpamvu tubitambuka ukajya ugira ngo nta akenge karahari, ariko kubw'amakuru dufite, ibiriho turabizi, nibizakurikiraho turabizi. Turabikandagira hejuru. Haleluya. Ibiriho turabizi, nibizakurikira turabizi. Haleluya. Ibyo byose rero ntabwo wabimenya utari mu bubyutse. Amen. Rero kugira ngo urugamba rudutegereje turaruzi, nukuri ariko turakomeye. Hakomeye. Haleluya. 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 Imana ni nziza. Rero kugira ngo tugume muri ubu bubyutse, tubugumemo pe,
umuriro wake. Hari ububyutse, hari ibihe byagiye byitwa ngo ni ibihe by'ububyutse. Hari byabaye muri za 60 na kangahe igahini, aho hari ububyutse. Yeze ko na muri korari bohereza urukuta rwitwa urw'igitangaza ruri gahini. Abageze igahini ni mwarubonye urukuta rw'ibitangaza, aho muri icyo gihe cy'ububyutse bari mu bihe byiza, kubaho kw'Imana kuri muri bo. Barasenga, urukuta rusaduka uturutse hejuru ruramanuka rugera hasi. Ntirwariduka, ntirwayota ko rurasaduka, rurangije rurongera rurasubirana. Haleluya. Kubera bari Imana yari iri muri bo, nyine avuga ati turavuga ibihe by'ububyutse bya gahini nta muntu utabizi. Hari ibihe by'ububyutse byigeze kuba muri ADPR Bibare. Ibirema birahaguruka, impumyi, ibintu biracika, ibintu birakoreka, ibintu birakomera. Haleluya. Hari n'ubundi bubyutse bwigeze kuba icyahoze cyitwa cyangwa ubu ngubu ni mu ntara y'Uburengerazuba. Haleluya. Hari za Rusizi haba ububyutse, hari igihundwe. Ubwo bwo nanjye nabubayemo muri 99 niba mbyibuka, niba atari 98, aho umuhanuzi witwaga Meshaki, muramuzi, mwaramwumvishe bamwe cyangwa abandi banamubonye. Umuhanuzi Meshaki niwe wari uri ku isonga ry'ubwo bubyutse, aho nanjye narahabaye. Haleluya. Byari ibihe bidasanzwe, byari ibihe byuzuye umunezero, byari ibihe byo kubana n'Imana. Haleluya. Ntabwo mu bubyutse ngo nagize ububyutse ibintu byakomeye ngo ko nasirimbye icyuya kikamanuka. Oya. Ububyutse ni ukubaho kw'Imana muri nge. Kubaho kw'Imana muri nge rero iyo guhari, hari ibimenyetso bijya bigaragara. Haleluya. Rero kugira ngo tugumane ububyutse, noneho ko kubaho kw'Imana kugume muri twe, niturangiza abatugose bagende ariho babivuga. Nta nubwo ari twe dukwiye kuvuga ngo turi mu bubyutse. Ni ukuri kose ntabwo ari twe ubu mama Cedric ndi mu bubyutse birakomeye. Oya. Ahubwo ibintu bizagaragara ku buzima bwanjye nibyo bizavuga bati yewe uyu mubyeyi ari mu bubyutse. Presence y'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Isogonda kuyindi. Ibyo nibyo bizagaragaza kuri mu bubyutse byonyine. Noneho kugira ngo tugumane ububyutse, turi muri iri jambo rya Yohana 15, Yesu abwira abigishwa be ikintu cya mbere dukwiriye kuba muri Yesu. Kuba muri ki? Muri Yesu. Haleluya. Umva barokore, dufite ikibazo. Ntabwo ari ukuba mu idini, ntabwo ari ukuba mu idini, ni ukuba muri. Haleluya. Umuntu uri muri Yesu ntabwo yiba. Umuntu uri muri Yesu ntabwo yangana. Umuntu uri muri Yesu, haleluya, ntabwo azimura. Umuntu uri muri Yesu, umuntu uri muri Yesu, ikiri muri we nuko Yesu agira neza, ikiri muri we nuko Yesu ari umwami, ikiri muri we nuko tuzajya mu ijuru. Nta bindi afitiye umwanya. Umuntu uri muri Yesu, imvugo ye ni Yesu ni umwami, nta kindi. Rero ububyutse kugira ngo bube muri twebwe birasaba ko tuba muri Yesu, apana kuba mu idini. Kuko mu idini abantu barimo pepe byiza ubona ko barihagazemo, baryitangira ibintu bigacika, ariko wajya kureba kavuga uti ni ikibazo. Mu mudugudu na madini 5 umuntu uri muri Yesu. Turi hano turi muri Yesu, hani muri REHOBOTH. Usize ishakoshi mu kanya rusizemo 5,000, nujya kubera usange biragiye. Umuntu uri muri idini biroroshye ko yiba. Umuntu uri mu idini biroroshye ko asebya mugenzi we, ariko umuntu uri muri Yesu hari ibimenyetso, hari ibintu adashobora gutinyuka kubw'umurimo. Haleluya. Yesu aravuga ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Icyo ni icya mbere. Niba ushaka ububyutse, guma muri Yesu, injiramo, va ku ruhande, uve muri ndaririmba, uve muri ndacuranga,
ahubwo uvuge ngo Yesu ari muri nge, ujye umwumva mu gitondo akubwire ngo mwana wanjye turi kumwe, saa yine akubwire ngo nyura aha, saa sita akubwire ngo ndi Imana yawe. Haleluya. Ube muri Yesu nawe abe muri wowe. Icyo ni icyambere kugira ngo ububyutse. Ishimye ayo magambo akompleta amagambo yo muri kira cyumweru. Amena. Akompleta ayo muri kira cyumweru. Cyane cyane kuko iki nicyo cy'ingenzi ku itorero. Iki nicyo cy'umumaro ku itorero. Icyo ni icyambere. Umwanya ni muke ariko Imana imfashe n'ukuri. Mwuka wera arabisobanura neza. Irindi jambo Yesu arabwira ngo kuko umuntu uri muri nge nanjye nkaba ndi muri we. Haleluya. Uwo ni we wenyine ubasha kwera imbuto nyinshi. Amen. Uri muri nge nanjye nkaba ndi muri we, ni we wenyine. Beneda twagendana twabana naguhugura, hari icyo mbonye nawe hari icyo ubonye wampugura, ariko kabiri gatatu hari ibyo ndekeraho, kandi sindekeraho kuko nguciriyeho iteka, ahubwo ngusengera ngo Yesu aze muri wowe. Kuko nakubwira gatatu kane, sibyo Chantal? Nakubwira gatatu kane, Chantal igira utya, Chantal ikora utya. Reka da. Byari gikwiriye aho kugira ngo nkomeze nkubwira, ahubwo bizageraho biguhabure n'ujya umbona wirukanke. Icyo nzakora, nzabwira data ngo data wo mu ijuru, uyu mwana genda ube muri we, kuko numara kuba muri we uzamwigisha uko akwiriye kugenda kuruta uko njyewe mbimwumvisha. Amen. Uzi kubwira umuntu ngo wikwambara ijipo igeze hano ukabimubwira gutya, ariko iyo Yesu yageze muri we ajya mwemeza, nta muntu bari kumwe, nta muntu babyukanye, nta muntu wagiye muri garderobe ngo amubwire ngo iyi ngiyi ku ruhande, wubwe akagira cyo bimwe agashyira ku ruhande akavuga ngo ndabona ibi ari byo bimbereye, ndabona ibi ari byo. Ariko kumubwira amanywa nijoro ndakurahiye, ariko umuntu Yesu ari muri we, Yesu aravuga ngo ntabwo mushobora kwera imbuto mutari muri njyewe. Haleluya. Nukuri kw'Imana yo mu ijuru nta muntu ushobora kwera imbuto, twaba turi gusaba abantu ibintu badashobora kubona. Amen. Twaba turi gushakira ibintu nk'uko wajya gushakira amata ku kimasa. Baze kujya gushakira amata ku kimasa, niyo wakigaburira ubwatsi bumeze gute, ukazana n'imiti, ukazana n'ibiki, ntabwo ikimasa kizigera gitanga amata. Uko niko rero umukristo Yesu atari muri we nengo we muri we, niyo wagira gute nta mbuto azigera yera. Azikurehe se? Azikurehe? Azikurehe? Ariko Yesu yamaze kwinjira mu muntu, Yesu arabwira ngo nukuri ntabwo mubishobora, ni ibyanditswe byera. Arabwira ngo ntabwo mwebwe mwabishobora nimutaguma muri nge. Amen. Ugira ngo kamere yacu umuntu bwacu, kavukire yacu, ugira ngo yatwemerera kwera imbuto? Kavukire yacu. Haleluya. Haleluya. Umuntu wakuze atagira umuvandimwe, wakuze atabona urukundo, wabasha kumubaza urukundo? Uretse ko azicara ashaririye, impanga igahora igize gute, ibintu byose, uwo ni kavukire. Ariko umuntu Yesu yamaze kugera muri we, haleluya, areba abantu bose akabona n'abavandimwe Imana yamuhaye, yabona ababyeyi akabona afite ababyeyi, ntibyongere kumugira umuntu wijimye, kuko Satani muri kamera bakubwira ngo ariko nkawe urishima ushingiye kuki? Umuryango ufite se, erega barazamura amaboko nawe ukayazamura, erega baririmba nawe ukaririmba, erega barabyina nawe ukabyina, ubwo so ushingiye kuki?
ariko Yesu wamaze kugera muri wowe akwereka yuko ari we byose kuri wowe, kandi wabona uri iburyo bwawe ukabona n'umuvandimwe, wabona imbere yawe ukabona n'umwana wawe, ukabona ibyo bintu bigatuma ugira amahoro twaririmbye na wa munezero yuko turi aba Yesu nawe akaba ari uwacu. Haleluya. Uwo ni umuntu Yesu ari muri we. Haleluya. Rero kugira ngo ububyutse tubugumane tudafite Yesu, ntabwo ngo ububyutse bugira ikibugaragaza. Tudafite Yesu ntabwo atari muri twe, apana tuvugisha kanwa, ahubwo uri muri twebwe. Haleluya. Wa wundi w'imbere, yewe abantu bamwe batanabona, bamwe batanazi yuko umutunze, ariko bajya bakubona, babona wowe wahashize, babona nawe w'uyu munsi, bakavuga ngo tubona hari ibintu byahindutse ntituzi icyabaye. Tubona hari ibintu, siko abantu ubarabanaga nabo kera iyo bakubonye Yesu yaramaze kuba muri wowe, bavuga ngo tubona hari ukuntu byahindutse, ntituzi ukuntu byamugendekeye, tubona yarahindutse, asigaye afite ibyishimo, asigaye afite umunezero, asigaye afite amahoro, uzi ko asigaye aseka. Kandi bakuzi ku ishuri, ku ntebe y'ishuri, uretse kukumva igifu cyara ku ishuri utsepfura, niyo yari identite yawe. Kubera iki? Kubera agahinda n'umubabaro byinshi, ariko ngo Yesu agere muri wowe, Yesu yimura wa mabaro n'akagahinda, akuzuzamo amahoro n'ibyishimo, noneho abantu bakubona bakabona hari ibyahindutse. Dore ibyo dushaka ko bitubaho n'ibyo bimbeho nawe bikubeho. Abatubona ntibatubonere mu bihe, batubone gusa bajya babona twuzuye amahoro, twuzuye umunezero, twuzuye ubugwaneza, twuzuye urukundo. Haleluya. Rutarobanura, rutareba iki, ahubwo rw'abana b'Imana, kuko Yesu ari muri twe, natwe turi muri we. Ikindi, iyo ugiye ku murongo wa 5, Yesu abwira abigishwa be, avuga ngo nta kintu na kimwe mwabasha gukora mutamfite. Nta kintu na kimwe mwabasha gukora mutamfite. Haleluya. Umurimo wose Imana iguhamagarira uwo ari wo wose, kuko mu nzu y'Imana harimo imirimo myinshi. Ntabwo umurimo w'Imana ari uguhagarara hano ku gatuti, ntabwo ari uguhagarara hano muri korari, ntabwo ari uguprotokora cyangwa kudiyakona. Oya, hariho imirimo myinshi. Iyo mirimo yose rero buriya igituma ikorwa, igakorwa neza, igakorwa mu mahoro, igakorwa mu rukundo, igakorwa mu bugwaneza, nuko tuba turi kumwe na Yesu. Haleluya. Haleluya. Tutari kumwe na Yesu twajya dusigana. Haleluya. Ariko Yesu azabe muri twe, Yesu azature muri twe, natwe tube muri we, ijambo rye rigwire muri twe, kuko nirimara kugwira, Yesu avuga ngo ni ukuri nta kintu na kimwe mwabasha gukora mutari kumwe nanjye, mutamfite, nta kintu mushobora. Ububyutse ntibwashoboka Yesu atari muri twe, kandi ububyutse iyo buriho, urusengero mu masegonda ruba rukorewe isuku birangiye. Kubera ko Yesu ari muri twe, biri kutugurumanamo, birangurumanamo, nurebe mugurumanemo, tuwahurire, atari kuvuga ngo barinze gutanga itangazo ngo nimuze mukore isuku. Ariko iri tangazo ni ribi, iri tangazo ni ribi. Aho kuvuga ngo muze mukore icyo tangazo, abamama n'abakobwa, itangazo muze gukora. Abantu babishaka bajya baza gukora isuku. Yesu we, none se ubu tuyoboye ko aya makaro akoropka, none tuzi ko Yesu ajyaza akayakoropa dusoje iteraniro. Yesu se ajyaza agahanagura amadirishya, Yesu ajyaza agakubura, kuko abarokore tugengese bavuga ngo Yesu azabikora, Yesu azabikora. Imitako yo mu rusengero, urusengero rurimo abamama n'abakobwa, utazi gutakiwe mu rugo ninde? Turisangahe? Oya, nibansomere hariya, ntagira uhansomera uri kuhareba.
saa 2:10 hariya ni sangahe sangahe hariya hamwe n'Uburayi ahandi na Amerika ahandi ni muri Afrika si byose kuko nuvuga ngo mbega kiriya gihande kiri mu isi yacyo iki kiri mu isi yacyo na hariya ni mu isi yacyo nta wigeze abibona hano wabibona amen utwo ni utuntu tworoheje birebwe nandi tworoheje bashe kuvuga Yesu aduha ububyutse asuka ububyutse abe muri twe n'aba muri twe hari ibintu tuzajya dukora nta muntu watubwirije ibintu bikikora kubera ko Yesu yamaze kuba muri twe ijambo rye ryagwiriye muri twe tuzi neza yuko imirimo yose dukora yandikwa mu gitabo ntabwo imirimo yose dukora pasiteri ayiteraho sinyatire murabizi ntabwo imirimo dukora pasiteri ayiteraho kashi mu rusengero ni mu gitabo igitabo cy'imirimo imbere y'Imana kirarambuye amen nukuri mureke dusengera iki kintu buri wese akora ku izina ry'Imana ivivura ikintu kibabaje giteye agahinda nta mukristo ushaka gukora umurimo pasiteri atabonye mama tumukunda atawubonye njye mu rusengero kwa gatatu mama tumukunde se yahagera ariko akandagiye ko hagera saa 9 saa 8 yasanga yipfutse mu mutwe ari gukubura hari ibintu byacitse kuko azi ko mama tumukunde ari buhagere araza ajya hari afate azana igikubuza ajya kubita ivumbi ajya ku masaha ya manure kuko yicaye hariya kugira ngo mama tumukunde amwapresiye ni byiza ko bimenyekana ko abantu bakora ntabwo ari bibi ariko nanone Yesu ari muri twe hari uwo tuvuga ngo aratureba haleluya hari uwo tuvuga ngo ibyo dukora byose arabireba rero icyo kibura ni iki Yesu yabwira ngo mutamfite ntabwo ibyo mubishobora ugira ngo hari ikindi se ugira ngo hari ikindi tubura twicaye mu makaro y'igice se kuko turi abatindi cyane ugira ngo nuko turi abatindi hari ukuntu Yesu atari muri twebwe tumufite hariya Yesu nyine abantu bamera neza bicaye mu makaro y'igice subwo amashakoshi muyaterekaye abari mu ivumbi ameza ne turi mu makaro y'igice nukuri Yesu yo yageze ngaho nzaba ndeba amaherezo Yesu yamanukiye muri twe twabikora buri muntu wese mu rwego haleluya niyo mpamvu Yesu yabwiye ngo ntacyo mwashobora mutamfite ugira ngo ikitumye tugorwa cyane se niki nuko Yesu atari muri twebwe nuko Yesu atari muri twe haleluya umuriro w'Imana ntabwo uraka muri twe ninjire mu rusengero amaso yanjye ahumuke menye ngo nkwiye gukora iki nicare hari amenye ngo nkwiye kugira nya haleluya Yesu yarababwira ngo nta kintu na kimwe mubasha mutamfite ni Yohana 15:5 ndashoje ariko Imana ibidushoboze irindi jambo gira ngo nsorezeho mbere keraho kuko amasaha yacu habayemo ibintu byinshi kandi byari bikenewe nta kitari gikwiriye cyabaye rwose rero Yesu arababwira ageze ku murongo wa 7 wa 6 ndawusimbutse kora kwera imbuto n'ibindi byose arababwira ngo icyubahisha data igihe cy'ububyutse ibintu byose tubikora ngo data yubahwe haleluya ngo icyubahisha data nuko mugenda mukera imbuto kandi nyinshi icyubahisha data kikagaragaza ko ari muri twe nabivuze neza tuzi ko ari kuvuga indimi nyinshi nazo ni nziza tuzi ko
uzivuze rwose ari muri wowe, kuko twasanze n'abadayimoni bazivuga, twasanze n'abadayimoni bajya bavuga ngo bibaye gutya. Haleluya. ntabarahura n'abapfumu bakabwira ngo karabaye ugiye kubigenza gutya, ariko ijambo riratubwira ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Haleluya. Aho niho abahanuzi b'ukuri n'ab'ibinyoma, aho Imana iri naho itari, ibintu byose navuga niyo najya niterera nkakubita kuri izi nkingi zo hejuru, ntabwo icyo ari cyo kigaragaza kwaho kw'Imana muri nge. Ikigaragaza kwaho kw'Imana ni uko mesha data icyubahiro. Kumuhesha icyubahiro ni gute? Ni uko ngenda ngakora ibyo ashaka, ni uko ngenda nkaba uwo ashaka. Haleluya. Simba uwo abantu bashaka. Haleluya. Ba wowe. Amen. Ube wowe, uvuge nkawe, ugende nkawe, usenge nkawe, uririmbe nkawe. Haleluya. Ubwirize nkawe. Imana ishimwe. Ariko ibintu byose, kuko Yesu atari muri twe, tutanaharanira icyubahiro cy'Imana yo mu ijuru, turagenda tugakopiya ngo reka mvuge nk'uko kanaka avuga, umuririmbyi ajya avuga gutya reka nanjye aba ariko mvuga, ugasanga indimi zacu zarahengamye, ugasanga twagoretse ibintu turigendesha ukuntu, uko babona umwigisha runaka agenda ti nanjye bure nimpagarara hariya nzagenda nya. Oya, ba wowe ibyo uko bikoye kugira ngo data wo mu ijuru yubahwe. Haleluya. Ba wowe wambare nkawe, witware nkawe, ariko ubikora kugira ngo data wo mu ijuru agira ate? Yubahwe. Haleluya. Ibyo nibyo ngo byubahisha data, nuko mugenda mukera imbuto kandi nyinshi. Rero ibyo ngibyo bizatugaragaraho ari uko Yesu yagumye muri twe n'amagambo ye akaguma muri twe. Ubwo nibwo bubyutse nyabwo, nibwo bubyutse bwuzuye, nibwo abantu bose bazavuga ngo ububyutse muri kwari upendo, ububyutse muri kwari runaka, ububyutse mu wa Kristo. Nuko tugenda tugakora ibyo data ashima. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Mbirezimye gutyo uko nabiteguye, ariko nzi ko ijambo nyamukuru waryumvise. Turashaka kuguma mu bubyutse, turashaka ko Imana ikomeza kugaragara muri twe. Haleluya. Ntabwo dushaka kumenyekana mu itorero, ahubwo turashaka kumenyekana mu bwami bw'ijuru. Haleluya. Turashaka kumenyekanisha Kristo, abatamuzi bakamumenya, bambona mpagaze bakavuga ngo uyu muntu arimo Kristo. Babona ngenda bavuga ngo uyu mubyeyi arimo Kristo. Bakubona musore n'inkumi bakavuga ngo uyu musore arimo Kristo. Bitewe n'iki? Uko bakurebye, uko ukora, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ubwo nibwo bubyutse, kandi kugira ngo tubugundire ubigiremo uruhare, nanjye mbigiremo uruhare. Imana ibaha umugisha, kandi Imana idushoboze amagambo twumva ntagasigara aho tuyumviye, ahubwo tujye tuyakomeza tuyasigasire, kandi turushaho kugenda twera imbuto. Kuko iyo umuntu yuhirwa, ijambo ry'Imana ryo rutwuhira nk'uko ibimera, ibiti, Yesu yarabivuze, utabyuhiye biraraba. Rero natwe uko twakira ijambo, uko niko kuhirwa kwacu. Nitumara icyumweru twuhirwa ngo nikirangira duhite turaba, ahubwo tugumye dusigasire, tube koko amashami y'ukuri agumye ku muzabibu ari wo Kristo. Imana ibagire neza kandi bahe umugisha. Amen.